Banyarwanda banyarwandakazi, twongeye kugaruka aka kanya tugiye kuganira ku bavugabutumwa b'abagore bamaze kwigarurira imitima ya benshi mu Rwanda. Hambere ntibahabwaga ijambo usibye mu mico imwe n'imwe, aho usanga abagore barahezwaga mu mirimo itandukanye. Bibiliya yo yarenze urwo rwego kugera n'aho mu kubara abantu hatangazwaga umubare utabariyemo abagore n'abana. Ku bemera Bibiliya bazi ko kuva mu isezerano rya kera kugera mu rishya, kubona abagore bahagarara imbere y'imbaga babwiriza byari imbonekarimwe. Nyamara zimwe mu nkuru za Bibiliya zigaragaza ko ari abagore babaye intwari, barimo Debora, umucamanza w'igitsina gore muri 13 b'abagabo, na Hulida wari umuhanuzi w'igitsina gore b'abagabo barenga 12 bavugwa muri Bibiliya. Uko ibihe byasimburanye, abagore binjijwe muri gahunda z'itorero, bahabwa umwanya, bahagarara aho batashoboraga kugera, ndetse banavuga ubutumwa buhembura imitima y'abihebye. Umwera waturutse ibukuru wakwiriye hose ugera no mu Rwanda, aho ubukirisitu bwashinze imizi mu kinyejana cya 19, kuva ubwo benshi bagandukiye Imana. Amadini avuka ku bwinshi mu Rwanda bariganje. Ubu abagore bakora umurimo w'ubushumba wo kuvuga ubutumwa bwiza no kwigisha inkuru z'agakiza zigamije kugarura abantu kuri Yesu. Ni benshi, baravuga bakumvwa, ndetse uruhare rwabo mu kubaka sosiyete ntirushidikanywaho. Ni abagore b'intwari Imana yahagurukije mu gihe cya none ngo bavuge gukomera kwayo n'imirimo itangaje yakoze. Dutangiye kuri iyo lisite, tumanuka tuhasanga Apotre Alice Mignone Kabera. Apotre Alice Mignone Kabera ayobora Women Foundation Ministries na Noble Family Church, ari mu bagore bashumbye itorero mu mujyi wa Kigali. Uyu mukozi w'Imana yakuriye muri ADPR, yayivuyemo anyura muri Zion Temple mu 2003 kugeza 2008. Mbere yo kuyivamo agatangiza itorero rye, ari mu bagabuzi b'ijambo rihembura benshi, biganjemo urubyiruko rusengera mu itorero rye. Umuryango Women Foundation Ministries umaze imyaka irenga 10 ukorera mu Rwanda, niwo utegura igiterane All Women Together gihuza abagore baturutse mu bice bitandukanye by'isi. Tumanutse tuhasanga Pasiteri Kabanda Julienne. Pasiteri Julienne Kabanda mu ivugabutumwa rye akunze kwibanda ku nyigisho zikebura urubyiruko n'imyitwarire ikwiye kururanga. Niwe washinze umuryango w'ivugabutumwa wa Grace Room Ministries, watangijwe ku mugaragaro muri Gicurasi 2018. Grace Room Ministries ihuza abantu bavuye mu matorero atandukanye bagamije gusenga no kurushaho kwiyegereza Imana, ibarizwamo abiganjemo urubyiruko. Uyu muryango w'ivugabutumwa waturutse ku iyerekwa Pasiteri Julienne Kabanda yagize ubwo yari mu nzozi aryamye ati, itangizwa rya Grace Room Ministries navuga ko ari iyerekwa Imana yanshyize ku mutima. Nabyiyumvagamo ariko ntarabasha kubisobanura neza. Ijoro rimwe nari mpagaze ahantu nkikijwe n'abantu benshi, buri wese afite ikintu kimubabaje. Nasaga n'uri hejuru yabo, bo bari hasi. Nitangaye cyane mbura uko mbigenza.
nibareba mbona ijambo ryanditswe hejuru yabo rya My Grace, bishatse kuvuga ngo ubuntu bwanjye. Nahise mbihuza n'ijambo ryo muri Bibiliya ngo ubuntu bwawe burampagije. Pasiteri Kabanda asanzwe afatanyije n'umugabo we Pasiteri Kabanda Stanley kuyobora Jubilee Revival Assembly Church, itorero rifite icyicaro i Remera. Tumanutse tuhasanga Pasiteri Mutesi Marie Aime. Pasiteri Mutesi Marie Aime Prudence yaherewe inshingano z'ubupasiteri muri The Mission Church International mu 2016. Iri torero ryaje gufungwa ariko akomeza kuvuga ubutumwa bwiza nk'umuhamagaro we. Umutesi yakirijwe mu itorero rya ADEPR Gasogi mu 1997. Yigaga mu mwaka wa 5 w'amashuri abanza. Uyu muvugabutumwa yanyuze mu matorero atandukanye, byanamufashe kugwiza igikundiro mu bayoboke be. Yabaye umwe mu bayobozi b'itorero rya Zion Temple mu ntara y'Amajyepfo ho muri Paruwasi ya Gisagara. Tumanutse dusanga Bishop Margarita Rwandamura. Bishop Margarita Rwandamura ni umuyobozi w'itorero rya United Christian Church ishami rya Gikondo. Uyu muvugabutumwa ni umufasha wa Apotre Rwandamura Charles ukuriye amatorero yose ya United Christian Church. Apotre Rwandamura azwiho byinshi birimo bitaravuzweho rumwe. Mu 2015 Rwandamura yubatse urukuta yise urw'amahoro n'ubutaka bwera bufite metero 32 z'ubutambike, bwubakishijwe amazi n'ubutaka bwera yavanye muri Israheli abivanga n'ibyo mu Rwanda. Ni iyerekwa rigamije korohereza abajya hanze kubona aho basuka amaganya. Bishop Margarita Rwandamura ategura igiterane Revival Conference, bivuze igiterane cy'ububyutse. Tumanutse tuhasanga Senior Pastor Masasu. Senior Pastor Lydia Masasu, abayoboke ba Evangelical Restoration Church bamwita Mami kuko bamugereranya n'umubyeyi wabo bitewe n'uburyo itorero ryubatsemo n'intego yaryo yo kubaka umuryango uhamye. Pasiteri Lydia Masasu ni umufasha w'intumwa Yoshua Ndagijimana Masasu we bita Daddy. Ari mu bavugabutumwa b'igitsina gore bahagaze neza mu Rwanda. Arubashywe cyane muri Evangelical Restoration Church ndetse n'abayoboke b'andi madini bamutega amatwi bakumva ubutumwa atanga. Tumanutse tuhasanga Apotre Mukabadege Liliane. Apotre Mukabadege Liliane ayobora itorero Umusozi w'Ibyiringiro riherereye ku Kimisagara mu karere ka Nyarugenge. Mu 2015 nibwo Liliane Mukabadege yagizwe apotre. Icyo gihe yahawe izo nshingano ari kumwe n'umugabo we wa mbere baje gutandukana. Tumanutse tuhasanga Buriza Esperance wa Zo Family Ministries. Buriza Esperance ni umuyobozi w'umuryango w'ivugabutumwa witwa Zo Family Ministries. Uyu muryango utegura ibitaramo byagutse bihuza abantu b'ingeri zose, bituma abayoboke b'amadini n'amatorero atandukanye bahura bakaramya Imana. Zo Family Ministries mu 2018 yatumiye abavugabutumwa bakomeye barimo Umunyakenya Reverend Lucky Natasha washinze akaba anayobora Prophetic Latter Glory Ministries International, ndetse n'Umunyamerika Bishop Dr. Holloway Stanford. Buriza uyobora uyu muryango asanzwe anakora ubushabitsi kuko yohereza ibicuruzwa ku mugabane w'i Burayi n'Uwaziya. Tumanutse dusanga Pasiteri Sarah Mutesi. Pasiteri Sarah Mutesi ari mu bavugabutumwa bakunzwe mu minsi ya none bitewe n'uburyo ahuza amagambo
mu kubwiriza. Umubyeyi w'abana bane yiyita umwana w'Imana kandi akanyurwa nabyo kuruta ibindi byose. Tumanutse dusanga Pasiteri Liliose Tayi. Liliose Karigirwa Tayi wimikiwe kuba pasiteri mu 1995, niwe washinze itorero Omega Church ryahoze rikorera mu nyubako ya Rubangura mbere yo kwimukira i Kagugu. Omega Church yashinzwe mu 2004, kuri ubu ni itorero ryagutse ryamaze gushinga imizi. Mu Rwanda hari abavugabutumwa benshi b'abagore bakunzwe kandi batanga ubutumwa bukumvwa n'ab'ingeri zitandukanye hatitawe ku itorero babarizwamo. Urutonde rw'abavugabutumwa b'abagore ni rurerure, nawe ushobora gutanga ibitekerezo ku bandi batavuzwe muri iyi nkuru. Murakoze.